nimba wumva neza ko ushaka kuryoherwa n'u Rwanda ukamara igihe kinini uri kurya ku byiza bitatse u Rwanda, hano hari abagore ukeneye kwirinda kuryamana nabo. Nutinyuka kuryamana n'aba bagore cyangwa se nanone ukumva ko irari ryabo ryazamutse byaba ngombwa cyane ukabiceceka cyane cyangwa se nanone ukabyihorera kuko ni urupfu buri muri kururira. Ntabwo bikuzanira imyaku cyangwa se ngo ibindi gusa, ahubwo se nanone ubuzima bwawe bukarangira mu gihe wafashe umwanzuro wo kumanura ipataro yawe. Icyo gihe ukayimanura nanone n'ubuzima bwawe buri buze guhita burangirira aho ngaho. Biba byiza cyane bikaba n'iby'ingenzi cyane kwirinda kuryamana n'aba bagore ngiye kuba nakubwira. Nubyumva neza kandi ukabikurikiza neza uzarya ibyo kurya by'ibwami. None nutabyumva neza cyangwa se nanone ntubigenze nkuko ngiye kuba nabikubwira, ntibizagutungure cyane ukindutse cyangwa se ubuzima bwawe butagenze nkuko wumva neza ko ubwifuje. Murakaza neza rero, ikiganiro cyo n'isi n'abantu mumaze kubimenyera. Ukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Ariko buriya subscribe si ngombwa cyane, wakanda like ibindi washaka ukabireka. Murakaza neza. Umugore wa mbere nujya kuryamana nawe uzumva neza ko uri muri kururira urupfu nuryamana n'umugore washyingiwe cyangwa se n'umugore washatse, ugatinyuka kuryamana n'umugore ufite umugabo washyingiwe ubana n'umugabo wiwe. Icyo gihe ujye umenya neza ko urupfu rwawe niwo uzaba urwiteye kandi ubizi neza. Ntabwo uzaba uryamanye n'undi mugore birangire gutyo, ahubwo uzaba uryamanye n'umuryango w'uwundi mugabo, uzaba uryamye ku cyubahiro cy'uwundi mugabo, uzaba uryamye ku muriro w'uwundi mugabo. Uwo muriro rero ushobora kuba wagutwika, bivuze neza ko ikirimo kirabura cyane nuko uwo muriro uza kuba wagira ibishashi, aho ubundi ubwo ngubwo ho ni akantu gatoya cyane kameze nk'agashashi kaba kari hejuru y'uwo muriro. Ako gashashi gashobora kuba kashya isaha n'isaha cyangwa se segonda n'isegonda, ugasanga wa muriro uragutwitse. Ntuzajya wisanga urimo urakora ibyo bintu cyangwa se urimo uraryamana n'umugore w'undi muntu washatse, ujye umenya neza ko ari matter of time, ari ikibazo cy'igihe gusa, aho ubundi uzafatwa. Nufatwa uzicwa cyangwa se bakumugazemo kimwe. Ushobora kumva neza ko umugabo we atazigira akubona cyangwa se undi uwo ari wese atazigira akubona, ariko ujye wibuka neza ko turetse no kuvuga ngo umugabo ndazigira akubona, ijuru ryo ubwaryo rishobora kuba ryakubona. Kandi icyo gihe uzaba urimo urirahuriraho ikintu bita imyaku n'imikoshi utazigera upfa kuba wakira. Ushobora kuba wumva neza ko kubera ko ubikora ntibagufate ukumva kuri igitangaza, ukumva neza ko nta kibazo. Buriya ikibi cy'icyaha cyangwa se ikibi cya Satani aragushambagiza ugakora ibyo ugomba kuba wakora, hanyuma ukumva nta kibazo, ukumva ko nta kosa riguhama mu icyo gihe. Noneho bizabikosa ukiri umusore cyangwa se ukiri umuntu nyine uri aho ngaho utaranamenya ibyo gushaka ibyo ari byo, uzumva neza ko ari sawa, ariko icyaha kizaguhama. Nanone ugeze mu myaka mikuru nibwo uzatangira kwicuza ati ibintu nakoze ntabwo byabaga ari ngombwa, cyangwa se utangira uvuga ati iyo mbimenya. Hari umuzimu, hari imyako, hari imikoshi uzavana aho hantu. Iyo mikoshi izahora iteka ryose kwirukankaho. Ni handi uzajya ubona rimwe na rimwe gutera imbere kwawe kudashoboka, rimwe na rimwe ukabona icyo ugiye gukora cyose kirahomba. Ujye utekereza bishoboka cyane ko bifite aho bihuriye n'indi mikoshi wagiye wirahuriraho, irimo kuryamana n'abagore b'abandi, abagore b'abagabo bagenzi bawe cyangwa se abagore b'inshuti zawe, ukabaca inyuma, cyangwa se nanone abagore b'abagabo musengana, ugasanga barakuraruye nawe wemera kuba wararuka. Icyo gihe nyine ujye umenya neza ko icyo gihe nubwo wacika abantu, nubwo wacika uwo mugabo ntagufate, ujye umenya neza ko amaso y'ijuru yoho utazigera uyacika. Mu Migani igice cya 6 umurongo wa 29 haravuga ngo umugabo wese uzafata ku mugore w'undi muntu azahanwa, cyangwa se nanone umugabo uzafata cyangwa se akararikira umugore w'undi mugabo ajye yumva neza ko azahanwa. Nufatwa uzabura ikikuranga, agaciro kawe kazabura. Nanone nkaho bidahagije, umugabo we nagira umujinya cyangwa se akaba ari umuntu w'igihomora utazi kwihangana, ntibizagutungura ubuzima bwawe ubuhaburiye cyangwa se ukahabera ikimuga. Ntukajye wangiza ubuzima bwawe n'ahazaza hawe kubera ibyishimo urimo uragerageza kwiba ahandi, kandi ibyo byishimo nawe wabyiremera. Ndagira ngo ujye wibuka neza ko nujya kuryamana n'umugore w'undi mugabo, ujye wibuka ko ibiryo by'umugabo mugenzi wawe aba ari uburozi kuri wowe. Bivuze neza ko another man food is another man poison. Ibiryo by'umugabo mugenzi wawe aba ari uburozi kuri wowe. Umugore wa kabiri buriya rero ukeneye kuba wakitondera cyane ko waryamana nawe, cyangwa se ukwiye kuba wagendera kure cyane, ntuzigere uryamana nawe no kuryamana n'umukobwa cyangwa se umugore ugukeneyeho ubufasha. Umuntu umeze gutyo ukuzaho agukeneyeho ubufasha, akeneye guidance, akeneye ikindi kintu kuri wowe, niwumva neza ko ugiye kuba waryamana nawe, ugiye wumva neza ko ibibazo byiwe, imibabaro ye byose nyine ugiye kuba wabyikorera. Icyo gihe arahita biguturaho byose nyine, birahita bibi byawe, ubizi cyangwa se utabizi. Umuntu rero naza kugutura ibibazo byiwe cyangwa se agukeneyeho ubufasha, ujye umufasha, ariko ujye wirinda kuryamana nawe, kuko nuryamana nawe ntacyo uzaba ukemuye, ahubwo uzaba ugiye guteza ibindi bibazo byinshi, rimwe na rimwe bidashobora no kuba byagusiga amahoro, bishobora kuba byakurangiriza ubuzima.
icyo gihe n'Imana ntabwo izigera ibikubabarira, kuko icyo gihe ikintu uzaba ukoze uzaba ukoresheje icyo nakita weakness, intege nkeya ziwe. Yarageze ahantu akeneye ubufasha ariko nanone urabimwimye, ahubwo icyo ugiye gukora ni ukumusambanya. Bivuze neza ko ntabwo uwo muntu nubwo yabikora rimwe na rimwe kugira ngo ave mu ibyo bintu, aba abikoze kuko yishimye, aba abikoze kubera ko akeneye ubufasha kuri wowe. Icyo gihe uba ufashe ibibazo by'abandi ukabikoresha mu guhaza irari ryawe. Icyo gihe rero Imana ntabwo izabifata nk'ibintu bisanzwe cyangwa se nk'ibintu biri aho ngaho gusa, ahubwo Imana ikizakora izabona neza ko wariye umuntu w'inzirakarengane, mbega nyine waje ushakirwaho ubuhungiro, aho kugira ngo nanone utange ubuhungiro ujya kwangiza uwaje kugusabira ubuhungiro. Icyo gihe ntacyo wakemuye, ahubwo wangije byinshi. Ndagira ngo ujye wibuka neza ko icyo urimo urabona neza ko ari imboga zizanye cyangwa se ari ibintu byoroshye cyane ko ugiye kuba wabona, bishobora kuba byarangira ubuzima bwawe bwose wicuza impamvu wakoze icyo kintu, cyangwa se wicuza impamvu wabarijwe mu ibyo bintu wakoze. Icyo gihe uwo muntu nawe nubwo ashobora kuba atakubwira cyangwa se none akaba agutinya, azahita abona neza ko ibigwi byawe byangiritse, reputation zawe ntabwo zigihari, ntabwo azongera kukubaha, ntabwo azongera kuguha agaciro yaguhaga. Icyo gihe nanone nawe ntabwo uzumva neza ko birangiye gutyo. Nimba uri umuntu utekereza, nimba ukiri umuntu muzima mu bitekerezo, umutima wawe uzajya uhora ugucira urubanza. Ntukajye wibeshya cyangwa se nanone ngo ubeshye cyangwa se ngo ukekeranye ikintu bita kubona uburenganzira ku muntu mu gihe umuntu aje kugushakaho ubufasha. Icyo gihe ntabwo uba ufite uburenganzira, ahubwo icyo gihe uba ufatiranye, cyangwa se nanone tukabyita ko ufashe ku ngufu, uretse ko bitaba bitagaragara ariko nicyo kintu uba ukoze, kuko ufatiranye umuntu wagushakagaho ubufasha. Ntabwo yaje yiteguye kuryamana nawe, ntabwo yaje akeneye icyo kintu cyangwa se aje kw'ibyo bintu, yaje agira ngo umuhe ubufasha. Ariko nk'aho ibyo bidahagije wese umufatirana, igikorwa cy'ubugwari cyane kandi igikorwa kibi cyane. Nimba umugore akeneye ubufasha, ntukajye ufungura lisanti zawe z'ipataro, ujye uzifunga, ahubwo niba ngombwa ushyireho n'ingufuri. Ukeneye kuzamuka, ukeneye kuba umuntu uri buze ko waba umugabo uhagarara ku gaciro kiwe. Ntuzabe wa mugabo utazi agaciro kiwe mu gihe nanone igitsina kimuri imbere, cyangwa se mu gihe abona neza ko hari access yindi afite ku gitsina gore, ngo ube wa mugabo ubwenge buri buze kuba bwabura. Nibubura burabura nanone bubuze. Yego abagabo bagira irari, ariko nanone hari aho utagomba ko wagira irari dia. Hari aho uba urimo urakina n'ubuzima bw'umuntu, utaba urimo urakina n'irari gusa, uba urimo urakina n'umuriro wotsa. Icyo gihe nukigeramo uzamenye neza ko wakigezemo, nanone umenye uburyo ugomba kwitwara muri icyo gihe. Bitari ibyo ngibyo uzapfa nabi. Ikintu cya gatatu cyangwa se undi mugore wa gatatu udakwiye kuba waryamana nawe, ntuzigere na rimwe ukora ikosa ryo kuryamana n'umukobwa cyangwa se umugore utazi medical history yiwe cyangwa se ibijyanye n'ubuzima bwiwe. Iri ni ikosa abasore benshi bakunda kuba bagwamo. Ndagira ngo ntuzajye ugira irari rizamutse cyane, ujye wibuka neza ko irari ritajya rireba rizati zivuye kwa muganga cyangwa se ibisubizo biva muri laboratoire. Icyo kintu ujye ukibuka, ariko kugira amakenga muri we bishobora kuba byagutabara ibyago by'igihe kirekire bishobora kuba byava mu irari uri murihingamo. Nimba utazi iby'umubiri we wikoreye cyangwa se iby'umubiri we ufite, ndagira ngo umenye neza ko uretse sida cyangwa se ibindi ashobora kuba anafite n'ibindi birwara bitaravumburwa byihishe muri we. N'ikindi kintu uzajya ubona, ntukajye ubeshywa n'isura yawe, kubera ko kuba umuntu yarangiritse cyangwa se kuba umuntu adafite ubuzima buzima ntabwo yabyanditse mu isura yiwe, ntabwo yaba biri ku isura ye rwose. Ubanze ubyikuremo kandi ubyibagirwe. Indwara, sida n'ibindi ntabwo byitaye kuri bank account zawe, ntabwo byitaye ku mafaranga ufite, ku bushobozi ufite, ku myanya ufite y'ubuyobozi aho ariho hose. Ibintu ugiye kwishoramo cyangwa se ibintu ushobora kuba ugiye gukora mu minota 5 ushobora kuzakwangiriza ubuzima nanone mu myaka 50 iri imbere. Icyo kintu ubanza ugitekerezeho, ukimenye kandi ukimenyere. Ntabwo ukeneye test result cyangwa se ibisubizo bivuye kwa muganga kugira ngo wirinde ibibazo, wirinde ibintu nk'ibyo ngibyo, ahubwo icyo ukeneye ni ikintu bita self control. Ukeneye ikintu cyo kwimenya, ukamenya aho ugomba kuba wabarizwa n'ibyo ugomba kuba wakora n'ibyo utagomba kuba wakora, ukamenya ko ibyifuzo byawe nanone ari wowe ubitegeka, ibyifuzo byawe bitagutegeka. Niwumva neza ko ibyifuzo byawe bigiye kuba byagutegeka, diya urarangiye. Ubugoryi buriya ntabwo bugira excuse. Ubugoryi burakoreka ukaba ikigoryi cyangwa se ukishora mu byo wishoramo, ingaruka ugahangana nazo wenyine, ubugoryi bwamaze kwigendera. Nimba udashobora kuba wanywera ku icupa nanone utoye mu muhanda utazi umuntu wari urimo ararinyweramo, ni gute wumva neza ko uzatinyuka kuryamana n'umuntu nanone utazi mwahuriye ku mbuga nkoranyambaga? Ni gute uzatinyuka kuryamana n'umuntu nanone uzi gutya ariko nta kindi kigiye kure uzi ku uwo muntu? Bitekerezeho, ubyibazeho, hanyuma nanone wihe igisubizo. Uraza gusanga ari amakosa ukora, ariko amakosa agushyira mu bibazo, agushyira muri danger, nawe ubwawe rimwe na rimwe udatekereza cyangwa se ngo wirebere.
Umugore wa kane rero udafite kuba waryamana nawe uko byamera kose, ntuzahure n'umukobwa rimwe ngo mwahuriye ahangaha, mwahuriye mu ibara cyangwa se ahandi ari hose ngo muhite mugenda muryamane cyangwa se ngo mugire ibindi bintu mukora. Ibyo bintu ni icyago kigendera uri muri ikururira. Nimba wahuriye n'umuntu online bivuze neza ko ntabwo uzi amateka yiwe, ntabwo uzi karande ziwabo, kandi buriya karande ziwabo zishobora kukwamaho cyangwa se nawe akazigusiga, ukabona utangiye kubona ibintu bibi, batangiye kukwirukana ku kazi, ibyo urimo urakora ntabwo birimo birabyara umusaruro, aho urimo urapfunda imitwe ntabwo irimo irashya, ibintu byose birimo biragenda bizamba gake gake. Wasanga ni waba ari abarozi ntabwo wamenya, afite indi myuka agenda akwirakwiza mu bantu. Ese ubundi wemezwe n'iki ko uwo muntu ari umuntu atari igini? Bitekerezeho. Ese ubundi uzi iki nimba atari we yatagetinze? Ni ukubera iki usanze ari we muri kumwe gusa? Niki kintu kirimo kiramugenza? Utekereza ibyo bintu bigupopinge mu mutwe, nimba uri umusinzi cyangwa se nanone uri umuntu ukunda agatamu, ukunda kujya mu mabuwate, ibyo bintu nibimara kuba byakujya mu mutwe uzagarukira uvuga ati oya, ntabwo nakora iri kosa. Ntukajye ukora ikosa ryo gufata ibintu byawe ngo ubirisikinge mu ijoro rimwe, kuko ni ikosa rikomeye, ni no kwishyira muri risike zitari ngombwa. Abagore bamwe na bamwe buriya ntabwo aba ari uko utabazi cyangwa se ari abantu muhuye bwa mbere gusa, ahubwo no muri spiritual, mu myuka nabo ubwabo ari abantu babi, ari abantu bica, ari abantu bangiza. Ndagira ngo wibuke neza ko hari abagabo bemera cyangwa se bashukwa cyane bakaryamana n'umugore inshuro imwe. Iyo nshuro imwe aryamanye n'uwo mugore agahita abura ibyiwe byose, amafaranga, ubutunzi bwiwe n'ibindi byose, ugasanga ahubwo uwo muntu agiye kuba yaba umuntu atigeze yifuza kuba yabawe, bitewe n'iki? N'umugore umwe yaryamanye nawe inshuro imwe izina n'iya kabiri. Hari umugore uzaryamana nawe ugasanga nta focus ukigira, ugasanga imitekerereze yawe, imyumvire yawe, ibyo byose byagendanye nawe mu gihe waryamanaga nawe. Hari igihe utabimenya ukumva neza ko ari ibintu bisanzwe, ariko ntabwo biba bisanzwe. Ndagira ngo nuzajya ubitekereza ujye wibuka neza ko umugabo bita Samusoni ntabwo ubuzima bwiwe bwarangiriye ku rugamba cyane ko yarirwanye, ahubwo ubuzima bwiwe bwarangiriye mu bibero bya Delila. Umugore yari yarizeye, yumvaga neza ko ari we azabana nawe cyangwa se yamukundaga cyane, ariko ntabwo yigeze atekereza ngo amenye neza ko ubuzima bwiwe buzarangirira kuri ibyo bibero byiwe. Iyo niyo risike, nicyo kintu kibi rero cy'abagore nanone utazi. Bazana iminwa imeze nk'aho isize ubuki, inaryohereye cyane nk'ubuki, ariko nanone icyo basiga nta kindi, basiga umuriro waka, bagasiga inkovu zizajya zihora iteka ryose nazo ubwazo zizakamo umuriro utazigera uzima. Ujye witonda cyane, ntuzajya ujya gufungura amaguru y'abagore cyangwa se amaguru y'abakobwa utazi. Ujye umenya neza ko bishoboka cyane ko urimo no gufungura ikintu bita igituro cyawe. Nujya kubifungura uvuga ati oya, ntifungurire igituro, reka njyane ibintu gakeya. Ujye ubyirinda, ubigendere kure ku giciro icyo ari cyo cyose byagusaba, kuko nanone nutabyirinda ukumva neza ko ukeneye kuba wabikora, ujye umenya neza ati ndimo ndakumangira igituro cyanjye cyangwa se ngiye gufungura igituro cyanjye, usanga urakenyutse, barumuna bawe n'abandi bari gutezeho ibyiza bavuga neza ko ari we makiriro yabo, ugiye kuba wabatenguha. Be careful, itonde. Undi muntu wa gatanu rero buriya ukeneye kwirinda kuryamana nawe uko byaba bimeze kose, ujye wirinda kuryamana n'umugore nanone cyangwa se umukobwa uwo ari we wese utarashyingirwa. Buriya ikintu bita sex, kuryamana n'umuntu ariko nanone mutarashyingirwa, ntabwo aba ari icyaha gusa, ahubwo buri murarema gatanya cyangwa se ibintu bizakugaruka wageze mu rugo. Unyumve neza hano hantu witonze, ndabizi neza ko benshi muri bo murumva kino kiganiro mwamaze kuba mwabisoza. Reka nze mbabwire ibintu mwikoreye cyangwa se ibyo mwakoze. Ikintu wamaze kuba wakora rero, waremye ikintu bita soul tie, cyangwa se wafashe roho yawe uyizirikanya niyo wa muntu. Bivuze neza ko wamaze kuba watera imbuto ahantu rimwe na rimwe nawe ubwawe utazi, utanasobanukiwe. Izo mbuto rero wateye ntabwo zagiye ngo zihere gutyo cyangwa se zigende gutyo, zizakugaruka umunsi umwe utazi. Umunsi umwe uzicuza uvuga ati ariko se biriya bintu nabikoreraga iki, cyangwa se nanone wumve ko hari impamvu zirimo ziraba mu rugo rwawe, hari ibirimo biragutera, ariko kuba birimo biragutera bikaba birimo biraterwa cyane naho wabarijwe mbere. Ni hahandi uzajya ubona amarangamutima yawe udagibasha kuba wayakontrola, cyangwa se amarangamutima yawe asigaye nayo ubwayo ubona neza utamenya ibyayo. Mbega nyine uzajya wireba wibaza ati ese kubera iki nitengushye, uyirebe uvuga ati nyamaraga uno ntabwo ari we muntu nari we. Bivuze neza ko watangiye kuba wahinduka uwo utari we. Ibyo bintu rero ikizaba ni kimwe, uzajya usanga abana bawe ari bo bagiye kuba bakishyurira ibiciro by'amakosa wakoze. N'ahandi uzajya wumva neza ko icyo ugomba kuba wakora ari ugutandukana n'uwo mugore wawe, kuko ntabwo akikuza, ntabwo agigushimisha. Rimwe na rimwe usanga nyine ibyo wari umwitezeho ntabwo bihuye cyane n'ibyaho wabanje. Bivuze neza ko mu myumvire no mu mitekerereze wamaze kuba wakangirika.
nimutandukana abana mwabyaranye baraba imbobo, nibaba imbobo ni wowe uri buze kuba byose ubiteye. Kubera iki? Irari ryawe, wahisemo guhaza irari ryawe, ariko ntiwigeze utekereza ati nyamara gashobora kuzagira umuryango. Rero umuryango wawe urawirangirije, tuza. Bivuze neza ko niwe ugize uruhare mu kurangiza umuryango wawe. Amasezerano yose watanze uvuga ati nzamukunda, nzamurinda ubuzima bwanjye bwose, ayo masezerano ntabwo agihari kuko wamaze kuba wayangiza already. Bivuze neza ko rero guhera uno munsi fata amapataro yawe n'amarisani yawe uyafunge, ntuzongere kuyafungurira uwo ubonye wese. Umugabo we nyawe buriya ntabwo afatirana abagore cyangwa se aryamana n'abagore cyane ngo abe explore cyangwa se ngo bavumbura ari benshi, ahubwo umugabo wa nyawe yubaha abagore. Ujye urinda ukunde cyane icyerekezo cyawe, ukunda aho uzabarizwa, aho ubundi nutahakunda ntabwo hazigera hagukunda. Ujye wibuka neza ko ibyo ukorera umubiri wawe nanone birema aho ubuzima bwawe buzajya cyangwa se aho ubuzima bwawe buzarangirira. Bivuze neza ko umubiri wawe ushobora kuba wagira uruhare rukomeye ku hazaza hawe. Ujye wibuka neza ko nta kintu kiryoha cyane ku isi nk'irari, ariko iyo umaze kuryoherwa uburyohe bw'irari nibwo utangira kumva neza uburyo irari risharira cyane ritigeze rinaryoha nk'uko wibeshye neza kuri muraryoherwa n'irari. Ujye wibuka neza ko umugore umwe ashobora kwangiza ubuzima bwawe bwose cyangwa se imyaka yawe yose, cyangwa se none akakwangiriza imyaka 5 cyangwa se 6. Niyo mpamvu udakeneye gutestinga benshi, ari igihe uzatestinga unatestinge kuko wumva icyo ushaka kuba wakumva. Uzitonde cyane kuko hari abagore, hari abakobwa batera umwaku, kandi gutera umwaku bikaba biri buze kuba byatera umwaka ahazaza hawe, ugasanga ahazaza hawe rwose arahangije binyuze mu mwaku yiterera we ku giti cyiwe. Hano rero hari ukuri ukeneye kuba wakumva. Ntukajye ukina n'umuriro wizeye neza ko umuriro utazigera ugutwika. Nimba wahisemo gukina n'umuriro, ujye wumva neza ko ushobora kugutwika uko byamera kose. Ntukajye ukina n'umuriro wumve neza ko hatazagira icyo uri buze kuba waba kandi wakinnye n'umuriro. Ntukajye uteza intambara hanyuma wumve neza ko ukeneye kuba wagira amahoro. Nimba wateje intambara, nimba wumva neza ko wateje intambara, nanone itegure ko nawe bashobora kuba bakurasaho. Witegure ko ushobora kumva amasasu mu matwi yawe. Ayo masasu ashobora kuba yahitana abana bawe cyangwa se abagize umuryango wawe. Ntukajye uteza intambara wumve neza ko bigomba kuba byarangirira aho ngaho gusa. Ntukajye ureka ibyishimo by'igihe gitoya bikwiba papasi yawe cyangwa se intego yawe y'ibyo ushaka kuba wageraho. Ujye urinda imbaraga zawe, ahazaza hawe wumve neza ko ari mu biganza byawe kuruta ngewe cyangwa se undi uwo ari we wese. Wumve neza ko ukeneye kuba waba umugabo, udakeneye kuba waba imbata cyangwa se nanone victime y'ibyifuzo byawe n'irari ryawe. Kubera ko aho ngaho hari ikintu cy'ingenzi ukeneye kuba wamenya. Uzabatwa n'irari cyangwa se nanone irari ryo rikubate. N'ibintu bibiri, urabatwa n'irari cyangwa se nanone irari umenye kuri controller. Nimba wahisemo kuryamana nabo ngabo nkubwiye, nanone uzabikora ariko uvuga ati risk izavamo cyangwa se nanone ingaruka zizavamo nzazisimama njye nyine. Ntuzatera iseseme bandi, ntuzavuga ati oya. Nufata umwanzuro wo kubikora uzabikora unabikoze, ariko namenye neza ko ingaruka zizaza uzazisimama. Ntuzatubwira ati cyangwa se ntuzabwira uwo ari we wese ati byagenze gutya. Uzamenye neza ko buriya ushobora kwihana cyangwa se amakosa akaba, ariko nanone ntabwo amakosa akuraho ingaruka. Buriya n'Imana irakubabarira, ariko Imana ntabwo ikuraho ingaruka zatewe n'icyaha. Icyaha uragikora kikarangira, ingaruka ugasigara uhangana nazo. Imana yigaramiye yewe ikanakubabarira bikarangira, ariko ntabwo ikuraho ingaruka. Be careful. Niba udakanda subscribe ku muyoboro wacu wa YouTube, birashoboka cyane ko utazongera kuba watubona.